uyu munsi federation n'abatekinisiye bawe nge nazi ibyo ari byo n'abaribo nibo babagize urari mu guhamagara dukeneye akantu kuko reka nkubwire ikintu kimwe uyu munsi Kwizera Olivier yajya avugwa igihe kinini n'urugero na Ntwari Fiacre ameze neza ariko tukavuga ngo aramutse avuyemo abantu bakakubwira ngo ariko burya bake ngo ubwoba ni bwinshi ukumva umuntu arakubwira ibintu bitandukanye n'urugero nge ngwaye abantu bakavuga ati ese aramutse agize ikibazo bwo ninde wamwunganira icyo gero hari yakeneye kumenya ngo statement irakorwa nari Burayi bibaho ukumva baratanga amakuru ikipe y'igihugu umuntu niyamagawe kubera impamvu izi nizi n'umukinnyi wa national ariko niyamagawe niyo mpamvu mubwira ngo rero uyu munsi Adera Murushe nge sindi bunamujija kuri byinshi cyane kubigenanye no guhamagara aha ni wanyemeza ngo ni wamagaye ntibishoboka ikindi kintu nge nshaka kuko turaza kujya no mu zindi secteur izo ngo nizo tugiye kujyamo jewe ndasimbuka defense nta kibazo nabonye ngiye muri defense hafi umukinnyi se utari mukwiye kuburimo muri defense tuvuga cyane jewe uko defense imeze central back mutima wa defense aba center backs nta kibazo yaba Mutsinzi yaba Manzi yaba Clement yaba Yunusu nje mbona ari abakinnyi oya aba center back basanzwe abaratero uretse Kageje wavuyemo agasimburwa n'uyu mwana uvuye muri Mujene uvuye muri Mukura Obed nta kindi kibazo mbonamo abadahari nabo tudafite Kavita ariko ubwo na Omborenga yagiye Omborenga ntabwo bisobanura ariko kuba we na Yunusu se ubwo byo nkubwirerege ibingibi ahanini biragenda binahura n'abashobora no kuzabanzamo cyane rega kuko buryo urabihuza nagize umungenge nazigize buryo urabihuza kabiri mwiza w'Amavubi n'Omborenga hashize imyaka myinshi ariko ngiye ubwo mbona dufite undi kabiri abantu batazi ko ari kabiri ngenda ahita nsimbuka nge mu bahamagaye bitwa forwards ngende baza impamvu mu guhamagara ikipe y'igihugu abantu bakora ikora babesha abanyarwanda guterera iyo ni statement ikomeye babesha abanyarwanda ntabwo abantu bose turi abantu b'abanebwe badakurikirana umupira badakurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu hari abantu pe who do not care badakurikirana ikipe y'igihugu harimo n'abatoza bataza abakinnyi bacu naho bakina n'ibyo bakina ariko turimo n'abandi bantu bakurikira sibyo bakurikira abakinnyi bacu nepo cyane nge nta kandi akazingira nako gukurikirana abakinnyi sibyo hano ntabwo waza ngo mbeshye rwose ngo mbyemere sibyo iyo urebye abakinnyi bitwa aba forwards bahamagawe muri ekipe y'igihugu aba forwards barimo ni bangahe uwo bita Raphael York nepo uri umusesenguzi Raphael York ndakwaza ibibazo bibiri ufashe abanyarwanda kubyumva Raphael York ni umuforward icyo ni icyambere icya kabiri Raphael York arakina urakoze cyane Lorenzo buriya ni umuforward imbere na mbere n'umukinnyi usatira reka mbabwire reka dusubire inyuma ariko muze kugaruka ku nyito muze kugaruka ku nyito forwards ntago ari abataka bakina ku 9 nibyo ntabwo forward bivuga abasatira none se uragira ngo muri list bavuga aba forwards bavuga n'abawingers biragendana oya biragendana uskuna none se nta attacking midfield ubaho muze kugaruka ku nyito utaza kuyobya abantu muze kugaruka attacking midfielders naba bitwa ba Samuel Gelete ni bamuhire Keve abo bose mu guhamagara babahinyitsi mwe yaba forwards ari Haji na York umuforward ninde Haji ni mu midfielders York ari mu forwards what is that oya reka mubwire kandi kantu oya ndarushinga bose turabakurikira turabazi York ashobora gukinishwa imbere ku ruhande urumva York ashobora gukinishwa inyuma ya ba rutahizamu iyo ni imyanya yose akina ariko umwanya we umukinnyi bakorivara nyine bese umukinnyi ashobora gukina imyanya myinshi baretse gato umekeri merino ko ari gukina nka rutahizamu tumwite rutahizamu umukinnyi none se inshingano amanga rutahizamu ntazikora none ntari gutsinda uko yaba polivara kose umukinnyi agira umwanya we do métier
ubu haji umuteretse hagati ntiyabyara ariko si itegeko nyine mbwira haji yaba mu midfielder ryari ariko jewe si itegeko reka tugende byo gushyigikira bitari byo haji iragwa haji bwira ukuntu ari mu midfielder yoroka akamuvaho uretse gatoya Lorenzo reka tugende muri iyi ngingo njyewe nubwo uvugana na Axel akavuga ntabwo njyewe ndumva ikintu murimo nyine kutumvikanaho wowe uravuga ko wowe bita Rafael Yoruka umwanya akinaho muri Krebe atari akinishwa mu ikipe y'igihugu muri ekipe y'igihugu ntaheruka gukina dusobanure neza batakuvugira ekipe y'igihugu ntaheruka gukina Krebe ntaheruka gukina biragoye no kumenya umwanya yakina iyo yaba ari indi ngingo ariko Rafael Yoruke umwanya we do métier kuvuga ngo umukinnyi wese yamupolivara hari n'abakinnyi bajya mu izamu arabataka kubera situation yego ariko Rafael Yoruke no mu midfielder nka Sahabo nka Kevin urabyumva nka Samuel Gelete nka Jaberi nka Niseti sibyo nka Niseti ababyumva bakumvisha ariko uwo mwanya uvuga no muri Krebe wanyemereye oya batse gatoya yashaka kugenda Lorenzo uwo mwanya uvuze akinaho awukinishwa muri Krebe ye niho mwanya akina arakina se aha ntagakina akinishwa se hanyuma se iyo yakinnye se Rafael Yoruka mu Mavubi noneho akina he Rafael Yoruka ubwo gukinira Amavubi ndumva ashize nk'imyaka 3 sibyara ndumva ashize nk'imyaka 3 ko hari qualification z'igikombe cy'Afrika iki cyarangiye n'igikombe cy'isi giheruka niba nibeshye nepo icyo gihe Rafael Yoruka nibuka nko kuri match ya Mozambique nibuka niyo performance yaruka kugira nzima ndumva icyo gihe kuri za Benin yakinishwaga imbere ku ruhande yakinishwaga imbere kuri karindwi ku ruhande rw'iburyo ariko Yoruka muri club Yoruka umwanya we do métier n'umwanya wo hagati mu kibuga biratujyana no ku ngingo y'abandi bakinnyi muri ekipe y'igihugu ruvuga ngo dusunike neza bakinishwa imyanya muri club udashobora kubabonaho hari ikibazo babaje nepo rero reka gisubize gukomeza cyangwa se mukaganira gutandukana iyo urebye rero igihe byafashe wasubiye inyuma kuri Trosten nasubiye inyuma kuri Trosten iyo urebye igihe byafashe bikaza kurangira binanze icyo gihe cyajemo kitari ngombwa ukareba igihe byafashe kugira ngo tubone undi umutoza aje deja asanga turi muri izi qualification n'andi nkubwira ngo no mu guhamagara ntabwo uri bunyumvishe uburyo adera murusha yagiye ari mu kuboko kwe kunini mu guhamagara aho ndagwakaniye niyo nge banza kuvuga ni sibyo ndahita nunganira ijambo rya Lorenzo uyu munsi federation n'abatekinisiye bawe nge ntazi ibyo ari byo n'abaribo nibo babagize urari mu guhamagara dukeneye akantu kuko reka nkubwire ikintu kimwe uyu munsi Kwizera Olivier yajya avuga igihe kinini n'urugero na Ntwari Fiacre ameze neza ariko tukavuga ngo aramutse avuyemo abantu bakakubwira ngo ariko burya bake ngo ubwoba ni bwinshi ukumva umuntu arakubwira ibintu bitandukanye n'urugero nge ngwaye abantu bakavuga ati ese aramutse agize ikibazo bwo ninde wamwunganira icyo gero hari yakeneye kumenya ngo statement irakorwa nari iburayi bibaho ukumva baratanga amakuru ikipe y'igihugu umuntu niyahamagawe kubera impamvu izi nizi n'umukinnyi wa national ariko niyahamagawe niyo mpamvu nkubwira ngo rero uyu munsi adera murushe nge sindi bunamujija kuri byinshi cyane ku bigenanye no guhamagara aha ni wanyemeza ngo ni wahamagaye ntibishoboka ikindi kinogo nge nshaka kuko turaza kujya no mu zindi secteur izo ngo nizo tugiye kujyamo jewe ndasimbuka defense nta kibazo nabonye ngiye muri defense hafi amukinnyi se utari mukwe kuburimo muri defense tuvuga cyane jewe uko defense imeze central back mutima wa defense aba center backs nta kibazo yaba Mutsinzi yaba Manzi yaba Clement yaba Yunusu nje mbona ari abakinnyi oya aba center back basanzwe abaratero uretse Kageje wavuyemo agasimburwa n'uyu mwana uvuye muri Mujene uvuye muri Mukura Obed nta kindi kibazo mbonamo abadahari nabo tudafite Kavita ariko ubwo na Omborenga yagiye Omborenga ntabwo bisobanura ariko kuba we na Yunusu se ubwo byo nkubwirerege ibingibi ahanini biragenda binahura n'abashobora no kuzabanzamo cyane rega umutoza buryo urabihuza yagize umungenge nazigize buryo urabihuza kabiri mwiza w'Amavubi n'Omborenga ashize imyaka myinshi ariko ngiye ubwo mbona dufite undi kabiri
abantu batazi ko ari kabiri ngenda ahita nsimbuka njye mu bahamagaye bitwa forwards ngenda ibaza impamvu mu guhamagara ikipe y'igihugu abantu bakora iyi call up babesha abanyarwanda gute rero iyo ni statement ikomeye babeshye abanyarwanda ntabwo gute abantu bose turi abantu b'abanebwe badakurikirana umupira badakurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu hari abantu pe who do not care badakurikirana ikipe y'igihugu ye harimo n'abatoza batazi abakinnyi bacu n'aho bakina n'ibyo bakina ariko turimo n'abandi bantu bakurikira sibyo bakurikira abakinnyi bacu nepo cyane njye nta kandi kazi ngira akazi ngira nako gukurikirana abakinnyi sibyo hano ntabwo waza ngo mbeshye rwose ngo mbyemere sibyo iyo urebye abakinnyi bitwa aba forwards bahamagawe muri ekipe y'igihugu aba forwards barimo ni bangahe uwo bita Rafael York nepo uri umusesenguzi Rafael York ndakubaza ibibazo bibiri ufashe abanyarwanda kubyumva Rafael York ni umuforward icyo ni icya mbere icya kabiri Rafael York arakina urakoze cyane Lorenzo buriya ni umuforward imbere na mbere n'umukinnyi usatira reka mbabwire Polisi Amavubi ntakina reka hagati. dusubire inyuma ariko muze kugaruka ku nyito forwards ntabwo ari abataka bakina ku icyenda nibyo urumva ntabwo forward ivuga bivuga abasatira none se uragira ngo muri liste bavuga aba forwards bavuga n'abawinga biragendana oya biragendana uskuna byita se uskuna byita se uskuna byita none se nta attacking midfield ubaho attacking midfield muze kugaruka ku nyito rutaza kuyobya abantu muze kugaruka ku nyito cyane turumva attacking midfielders naba bitwa ba Samuel Gelete ni bamuhire Kevin ariko abo bose mu guhamagara babahinyitsi imwe y'aba forwards ari Haji na York umuforward ninde Haji ari mu midfielders York ari mu forwards what is that oya reka mubwire kandi kantu oya ndarushinga bose turabakurikira turabazi York ashobora gukinishwa imbere ku ruhande urumva York ashobora gukinishwa inyuma ya ba rutahizamu iyo ni imyanya yose akina ariko umwanya we urasaba umukinnyi ba Polivara nyine mbese umukinnyi ashobora gukina imyanya myinshi baretse gato umekeri merino ko ari gukina nka rutahizamu tumwite rutahizamu umukinnyi none se inshingano amanga rutahizamu ntazi ko none se ntari gutsinda uko yaba Polivara kose umukinnyi agira umwanya we dometier ubu Haji umuteretse hagati ntiyabyara ariko si itegeko nyine mbwira Haji yaba mu midfielder ryari ariko jewe si itegeko ibyo mushyigikira bitari byo Haji iragwa Haji bwira ukuntu ari mu midfielder York uretse gatoya Lorenzo reka tugende muri iyi ngingo njyewe nubwo uvuga na Axel akavuga ntabwo njyewe ndumva ikintu murimo nyine kutumvikanaho wowe uravuga ko uwo bita Rafael York umwanya akinaho muri krebe atari akinishwa mu ikipe y'igihugu muri ekipe y'igihugu ntaheruka gukina dusobanure neza batakuvugira ekipe y'igihugu ntaheruka gukina krebe ntaheruka gukina biragoye no kumenya umwanya yakina iyo yaba ari indi ngingo ariko Rafael York umwanya we dometier kuvuga ngo umukinnyi wese wa Polivara hari n'abakinnyi bajya mu izamu arabataka kubera situation yego ariko Rafael York no mu midfielder nka Sahabo nka Kevin urabyumva nka Samuel Gelete nka Jaberi nka Niseti sibyo nka Niseti ababyumva bakumvisha ariko uwo mwanya uvuga no muri kirebe wanyemereye oya batse gatoya kugenda na Lorenzo uwo mwanya uvuze akinaho awukinishwa muri kirebe ye niyo mwanya akina arakina se aha ntagakina awukinishwa se arakina hanyuma se iyo yakinnye se Rafael York mu Mavubi noneho akina he Rafael York ubwo gukinira Amavubi ndumva ashize nk'imyaka 3 sibyara ndumva ashize nk'imyaka 3 ko hari qualification z'igikombe cy'Afrika iki cyarangiye n'igikombe cy'isi giheruka niba nibeshye nepo icyo gihe Rafael York nibuka nko kuri match ya Mozambique nibuka niyo performance yaruka kugira nzima
ndumva icyo gihe kuri za Bene yakinishwaga imbere ku ruhande yakinishwaga imbere kuri karindwi yarahengetswe ku ruhande rw'iburyo ariko York muri club York umwanya we dometier n'umwanya wo hagati mu kibuga biratujyana no ku ngingo y'abandi bakinnyi muri ekipe y'igihugu ruvanga dusunike neza bakinishwa imyanya muri club udashobora kubabona hari ikibazo babaje Neporero reka gisubize ni nawo tugana kenshi tujya duhamagara abakinnyi baza batatanga umusaruro rimwe na rimwe bikavamo ikintu cyo kuvuga ngo nabakinnyi bibagiranye mu ikipe y'igihugu ugasanga hajemo ibibazo umutoza arakubwira ati umukinnyi ntagira discipline ngo umukinnyi ntago yumva ariko umukinnyi rimwe na rimwe ukabona ari kurengera inyungu ze uyu munsi ninzanwa nkakinishwaho nge ntiyumva yego ndaza gutanga umusaruro utari mwiza ni amanota mabi kuri nge ni amanota mabi njyanye muri club nsubiyemo nta nubwo ndemyemo icyizere abanyarwanda naje guha ibyishimo turagendana kuri icyo kintu nk'urugero ngufashe gutanga urugero uwo bita Samuel Gelete nibiri gusa akinishijwe muri ekipe y'igihugu akina umwanya we Samuel Gelete muri ekipe ye Arara Rouvière akina nka nimero 8 sibyo no central midfielder ariko uri offensive sibyo Samuel Gelete imikino ya mbere muri ekipe y'igihugu yakinnye nabi cyane kubera guhengekwa bikagaragara ko atanishimye kuri match ya Nigeria bamushyizemo Nigeria yari twishe abantu basohotse bavuga ko ari umukinnyi w'imfube ari flop kandi ari uko yahengetswe kuri attack like nk'umuwinga kandi atari umuwinga match zakurikiyeho Samuel Gelete akinishijwe neza hagati mu kibuga yatanze umusaruro abantu ubu wapanga ikipe itari mu bikoro sibyo ko urugero rwiza dore icyo navugaga rero ngiki byoroshye cyane kukina ambaje cyitwa Rafael York akina mu cyiciro cya gatatu muri Swede mbere yuko ikipe ye atandukana nayo yari umukinnyi ukinisha yahakinnye imikino irenga 15 nkurikirana nagiraga agasegma nkora ka buri wa kabiri ku buryo abakinnyi bitwara icyo gihe ntihamagarwaga muri national yari umwe mu bakinnyi bare batakikamagarwa ariko uzimambu gihe ntashoboraga kugenda hariya ngo njije umutoza ndavugaga nti wenda arareba nk'umutoza akavuga ati mpafite mangwende ni umukinnyi w'umutitireri shaka kuba ndi buzane Claude cyangwa se nkareba undi mpazana akaba ariyo bari bumpa ibyo ngibyo ariko yakinaga urwo ruhande iyo bakinaga defense ya bane central yakinaga kuri gatatu bakina defense aturagakina nk'umufullback w'ibumoso hose ariyo mpamvu mu ikipe y'igihugu abakinnyi uramuzana niba amaze iminsi yikinira yugarira wamushyira muri secteur zataka ukabona umukinnyi nashamburiya ntagenda uzi ikivamo avuye mu kibuga ahavagize kwiyenerva rimwe na rimwe arijya avuga ati sindi bwange gukina bampaye ngize amahirwe ngeze mu kibuga uri abakinnyi bakina hanze bahagacira ikipe y'igihugu kuko nandi ni ikintu kiremereye kuri aho umukinisha wose arabyemera reka ngundi urugero araza ku rugero rwitwa Georgia ari umukinnyi waje rwose turikeneye Georgia muri Rhode Island umwaka ushize kuko ubu bamaze gukina match ngira ngo niba imwe batangiye championnat muri weekend banaratsinzwe ku busa match yabo ya mbere yakinnye none y'iburyo mwumva uburyo abakinnyi babaturuna ariko mu myanya itandukanye niyo twe tubakeneyemo muri National Axel ariho Lorenzo akoreye ikintu kivuga gutya ari statement yakoze muri football moderne abakinnyi baba muri ya system abatoza asigaye bagaragara bakinishamo abakinnyi barabakinnyi bakina basatira aba babiri baba winga n'undi mukinnyi umwe wataka babita aba forward ari naho haza confusion wahamagayira gwa Haji ma midfielder umwisu midfielder kandi we mu forward none sara hakina muri batatu bataka muri mwe mwabona Haji ari hagati mu kibuga icyo si icyo cyo kumamagaraho ukamenya uko wamukinisha ariko dore ikibazo nge icyo nashaka ari nacyo kintu gene nifuza ko confusion yabahamagaye dore nacyo nifuza kuratera murushi iki kintu uko yazagira uburyo agihindura nawe namara kugira ukuboko kwanyako mu ikipe y'igihugu umukinnyi atoje hano henshi atandukanye nge bura nishimiye ko byibuze mu gutinda kuzana umutoza ushaka kuzana umutoza umenyere umupira wa Afrika umenyere akarere urakoze reka nge nanabyita gutyo ndi kumwe na Axel iryo jambo narivuga ngo bazanye iyi confusion yo gushira abakinnyi myanya itari yabo haga byatumye Eritatu muri ekipe y'igihugu amera nko yirukanwe burundu Eritatu uri kumva dore ikintu gihari kwizera Georgia ubu Haji bamushyira mu kibuga mushyira kuri gatandatu kugira ngo bamunanize ahita avamo ubushize mu midfielder twamuhamagaye ubushize kwizera Georgia yakinnye ku ruhande rw'ibumoso inyuma sezo yose irarangira
twe twamuzana muri atake cyangwa se mu ikipe y'igihugu dufite ikibazo cyo kuba tutagira ba rutahizamu Maxime ukavuga ati wamushyira imbere akaza kudusayidira muribuka sibye cya gitego yatsinze Kwizera George yarakirenze iminota 60 niwe mukinnyi wavagamo mbere mu mikino ya urafata umudefanse umushyire kuri wingi yakina match za national urazikora Kwizigira namwe ba Ruvuyanga no hanze mu bamuhari Radio Rwanda ntiyahabura uvuge ngo hari cyagucitse ramprasoma ya mbere umutoza yakoraga muri ebyiri za mbere George hanze agahita ashiramo Samuel Garete nawe akamuhengeka uyu munsi twe dufite ikibazo mu basatira aho kugira ngo umukinnyi umushyire mu mwanya utari uwe umudefanse umwatakisha watakisha umudefanseri hari umwanya uba wishe we waza no yive muri access nzi ni mu byumva Kwizera George mu ikipe yo muri Amerika kino nk'umudefanse nje natangiye kurikirana waretse nkagwa kandi kantu match ya mbere kugira ngo mvu buryo ibintu abigenda bikurikirana abatoza aba afite aha kubona muri club adashaka kuguhindura match ya mbere bakinnye ya mbere muri champion muri Amerika yanyujijwe iburyo urabona ko akunda ushaka kugira ikibazo cy'umu fullback y'iburyo ukavuga ati tujya tuyibona abawurayi nabarahenge ku ibumoso na Nigeria igibikora si gitangaza kuki bakomeza kuvuga ngo none niba uzi uyu mutozi yakuvanye gatatu akakuzana kabiri cyaka kuvana kabiri akagushyira gatatu ariko ntagushyire kuri wingi na rimwe ntagushyire kuri wingi avuga ati uyu mukinnyi ndamwizera muri systeme zugarira nubwo yabahengetse kuri kabiri ariko ari umugoshe ndamwizeye mu buryo bwo kudefana gukina muri Rhode Island ari naho yatangiye guhamagarwa kina irakipe ndayikurikira nigeze no kugira ibihe byo kuzajya mvugana n'abanyamakuru bayikurikira bo muri Amerika tumva nigeze kwivuga ahangaha Kwizera George no mu wing back abantu bitwa ba wing back urebye umwana bita Patrick Dorgu muri Man United equipe ikina defense 3 aba center halves batatu donc aba defenseurs central batatu ikagira n'abaratero babiri ibinyuma ariko urumva usanga kenshi hatakisha barutayizamu hanga henepo babiri akenshi cyane Kwizera George akina ibumoso inyuma n'iburyo inyuma niyo myanya hinduranywaho sindamubona asatiriza muri equipe ya Rhode Island ariko muri equipe y'igihugu baramutereka kuri wingi arimo gufatanya na Nshuti Innocent ngo ugiye gushaka ibitego uzikiba nufata uramutse ufashe Mangwende cyangwa Ombolenga Fitina ukamukirisha kuri wing yakina iminota nk'atananirwa kwaba yirukanka cyane niyo mvuna nyina nanirwa vuba ruhavu ariko ushobora gusanga nk'ayo makuru atari no kumuhengeka bigambiriye ahubwo bazi ko ari umuwinga sibyo bazi ko ari rutayizamu